nza kugira mu kigare cy'abantu banywa urumogi impinduka rasta nanyweye urumogi rwinshi nanyweye urumogi ngewe ntabwo najyaga ngura utuburi natuguze utuburi nkiri kubyiga ngera ubwo nzajya njya kugura umufuko w'urumogi 46,000 nkabyambutsa muri Kongo ntaje kurucuruza ahubwo nje kurunywa gusa nkaruringa ngera ku kigero cyo hejuru ndenga ku rwego rwo kunywa urumogi rwa hafi nkarutogosa nk'isombe ari ukuntu twarutogosaga mu nkono nk'isombe sinasobanura uburyo ki twabikora kugira ngo harimo abazabyumva batazabikora kugira ngo bidroge simbivuye kugira ngo bazabyumve babyigane ni uburyo ki bw'amateka mba muri ubwo buzima nkagira inzara nateretse inzara imyaka togose mu karunwa rutogosheje twarunyweshaga umuheha ugasoma umusumwe witama rimwe wabaga uri buze kumara icyumweru cyose urihora Imana ariko mama agakomeza asenga kuko mama ni umunyamavuta na bugingo n'ubu agize imyaka 90 n'umuhanuzi mwiza w'Uwiteka kuba umwamikazi yarasibizi ko afite amateka yisanzemo yo guhinduka impunzi atabigizemo uruhare yo kuba imfubyi atabigizemo uruhare yo kutiga atabigizemo uruhare yo kudatembera atabigizemo uruhare ibyo byose yari abizi ko aya ari amateka yo kuvukira mu muryango wabaye umwanzi w'igihugu yahungiyemo ntabwo ibyo ngibyo yabigizemo uruhare ariko ngo Morodekayi yarenze amaso ibyo byose aravuga ngo nubwo bikomeye ariko Imana y'Abaheburayo haleluya sifa kwa Mungu ngo Imana y'Abaheburayo ni ifite amahirwe isi datanga ndashimira Imana edila salawa bi fepito lazanima andone kandra asapita lawa abantu bakwambura amahirwe ariko ujye umenya ko mu biganza by'Imana harimo amahirwe abantu bakwambura sheri wiri binima astandola galebonemo fepiko takita sanima umva esakota ribinima geloma abantu bagushyiraho ikinyoma amahirwe agatakara abantu bakureba bakabona imyaka ugezemo sister imyaka ugezemo siza haleluya inje kuba itangazo rikomeye haleluya inje kubabwira yuko amahirwe amateka yabanyaze amahirwe za karande zagundiriye amahirwe diplome idatanga amahirwe amashuri adatanga amahirwe abo mu bana bataguha mu biganza by'Imana haleluya harimo amahirwe urakoze cyane n'iryo tangazo nzanye turabaramukije bene data nshuti z'Imana abakunzi ba TUT tubagira n'ubwuzu TV tubashimira cyane uburyo ki mutugaragariza ko muri mu ruhande rwacu mukurikirana mwandika comment share ndetse tunabona ibyiza murayikinga muvuga ko mudukurikira Imana ibaho umugisha turabasuhuza mwese abatuye mu bihugu bitandukanye cyane cyane abantu bari Rwanda hano tuvuga ngo abantu bo mu Kiyovu mu Cyahafi mu Cyumbati mwese turabakunda n'abandi batuyongeyo ruguru Nyamirambo hanyuma n'abandi mutuye ahantu kure cyane ariko ho muri Kigali aho bitangiye kubabwa ni mu Kiyanja hepfo za Gahanga tubabwira ngo Imana ndabakunda tujwe no kwa mudukunda cyane tubagira abantu bacu bavandimwe bari muri Afrika y'Epfo ndetse n'abihugu bitandukanye tubabwira ngo Imana ibaho umugisha turabakunda turi muri kwa kwezi gufite imbaraga Imana ishaka yazana komeza natwe n'Imana ikora twe dukora havuga ngo amavuta y'Imana akandagira amateka cyangwa honyora amateka si ikintu amateka kubanza uzika amateka bayandika utazi no kuyandika si wowe uyandika ngo reka ngo ikibazo cya mbere tubyumve neza uvuka wiyandikiye izina basanze barakwanditse rero umva ko amateka avuka mbere yawe iyo abazi kwandika utabizi ugasanga baguhaye naso utariwe amateka nuko akora kuzagira ngo uzamenya izina ryawe ukamenya no kuryandikwa reka amateka yo kera hari abandi bayanditse mbere yo kuyandika byumvikane yuko ibyo tuvuga ni ibintu bikugose utazi cyane cyane ko amateka wisangamo cyangwa ugasanga baragushyizemo muri ubwo buryo ariko utarayihamagariye rero ntabwo twavuze ngo kuri TUT tubajya no Ghost TV tubabwira ngo amateka niyo karande kandi karande we ntuyimenya uyisangamo
none ntibaze kugira ngo wisange muri aba mateka wishyireho n'andi yawe nanone nuvuga ngo uhetse ibya bene wanyu ushyizeho n'ibyawe bwite maze urangiza ugasanga umuntu yarahetamye nubwo agenda ahagaze ariko arahetamye nubwo aririmba ariko nta mutima ntibirimo ndetse bakabyambara bakabirenzaho urukweto rwiza nk'uko umuntu wakutse inzara z'amano yashyize muri congo ntiwabimenya uko nako amateka aramera ko byanga bikunde ntazarana inkweto harya azazikuramo rero harya amateka guhishira kandi kaguhishira ariko finally bikazajya hagaragara gusa ijambo ry'ihumure nuko yihingukije agatwe cyane ukaba wabisobanukiwe amavuta y'Imana arahonyora bikagenda neza ari Imana ibaho umugisha turashimira cyane umunsi wo twabatumirije umushyitsi mbere yuko mwakira ndabanza mbasengera Imana nyiri cyuro nyiri urukundo nyiri imbaraga nyiri ubushobozi turasabye kugira ngo wegerwe natwe mu byose Imana ufashe umuvandimwe mwami wacu ugiye kuvuga ijambo umuha amavuta mwongera imbaraga kwini topic ndende ni topic ikomeye ko tuzi ko abantu amateka arabishe kandi zirabishe kavukire zirabishe aho bashatse birabagoye aho bashatswe birabagoye aho bakorana birabagoye ko tutarwana n'imbaraga imwe gusa n'imbaraga nyinshi cyane ariko twitwa kumwaza dutsindishiriza no habwa icyubahiro umukozi wa umugisha mu izina rya Yesu mwami wacu amen. Nagira ngo nene umugabo arabibwira mu kanya mu gihe kutamubona namubitse rwose ni Nshuti umukozi mwiza w'Imana mwiza ufite amavuta ufite ijambo ufite ubuhanuzi ufite yerekwa umugabo twagiye dukora mu Imana igihe kirekire kandi umugabo w'amateka akomeye ngira ngo cameraman yamwegezeho kamera mukamubona agahita akomereza habibwira hanyuma twomeza ibiganiro Imana ibaho umugisha karibu murakoze cyane Yesu ashimwe abanza mbasuhuze mwese mu izina rya Yesu Kristo amazina yanjye nitwa Vicent ndashimira Imana cyane impaye amahirwe kugira ngo nganire namwe ijambo ry'Imana kandi twongere twibukiranye neza ko twizeye Imana ishobora byose ibasha guhindura amateka ya karande amateka ya kavukire amateka wisanga mutabigize mu ruhari ndagira ngo twongere tuganire ku magambo y'Imana twongere twibukiranye ko hari igihe uba mu buzima utihamagare ndetse ubwo wihamagariye ukabona nta buryo ariko nje kukwibutsa ko hejuru y'ibyo byose hari amaboko y'Imana ajya abasha guhindura amateka agutsikamiye mu izina rya Yesu amen. Imana rero ibaho umugisha ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana mbere ko nkomeza tuganira n'ibindi usome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Esteri turasoma igice cya 2 n'umurongo waho w'8 haranditse ngo nuko itegeko umwami yategetse rimaze kwamamara abakobwa benshi bateranizwa ku murwa w'Ishushani barindwa na Hegayi Esteri nawe ajyanwa mu nzu y'umwami arindwa na Hegayi umurinzi w'abagore amen. Niryo jambo ry'Imana nyirango tuganireho Urakoze cyane Imana iguhe umugisha rero turanezerewe cyane ku magambo tuganirije umukozi w'Imana n'ubwa mbere ugeze kuri TUT tubagira n'ubwuzu TV amakuru yawe mu rugo meze neza Imana irabarinze Imana iraturinze haleluya umugore n'abana baraho Imana ishimwe tuguwe neza Imana ihabwe icyubahiro hanyuma rero umukozi w'Imana Vicent uyu mugabo muri kure uhagaze wicaye imbere ni umukozi w'Imana mwiza w'amateka ni umuhanuzi ni umuntu ufite ijambo ry'Imana kandi umuntu Imana yasize ni umuntu Imana yakuye kure cyane uko ubwo nawe ubundi nawe atiri washaka Esteri nabwo n'amateka yabwira ukuntu yagiye akora ibyo yakoraga byose ni ubizi kundusha ariko mbwije ukuntu amateka nawe wemera ko amavuta y'Imana kandagira amateka ndabyemera cyane amavuta y'Imana kandagira amateka yego uhereye wenda naguha urugero rwa hafi urwanjye ubwanjye yego kera ntarakizwa nagiraga amateka mabi ngira dread Yes umwami nk'urumogi ndwana nakubise abarimu ba primaire kubera amateka mabi nca mu nzira abantu bakikanga bantinya nta wangirira icyizere ariko aho naje kumenyera neza ko mu ijuru hari Imana maze kubyarwa n'Imana hinduka umwana w'Imana amateka arahinduka ubu nanjye ndakenewe ubu ngubu nanjye abantu bantega amatwi abantu bangira inshuti ayo ni amavuta akandagira amateka ni ukuvuga ngo mbere yuko kugira ngo ndashaka ibintu mpamvu twabatumiye ni uko tuzi ko ibyo bintu babinyuzemo mbere yuko tuvuge Esteri ubundi yego ndagira ngo abantu bagukurikiye
bumve neza, bamenye se wabyutse usanga nko mu rumogi cyangwa se babyisanze muri groupe, ko hari abantu bataramenya amateka uyababwira ntibayamenye. Nicyo nasobanuraga mbere. Ubundi iyo umuntu avutse bamwandikira izina niwe buryo yandikiye. Oya n'umuntu usanga bararyanditse kandi bari kwita bashingiye ku mpamvu za runaka zabo bwite. Nubanga amateka akurusha kwandika, akurusha kubona, wowe uvuka utabona ukamanuza ko yabareba, akurusha n'imyaka, niyo mpamvu akurusha n'imbaraga. Ariko amavuta hazi akandagira amateka. Naho rero dushaka ngo kuba ntago babyumva, abantu bamwe bajyana n'amateka batayazi. Agashyiraho igikwembe, agashyiraho abambara amena akambara, akisiga, agasa neza mu maso, ariko igikomere cy'imbere igishoboka ko niba atabyara ntiyenda kubyara, niba baba basenye ngo ntiyenda kurwubaka neza, ni ikibazo. Harwana n'amateka y'inzoga zidashira, itabi ridashira, ariko ntibamenye neza ko ari imbaraga zibarusha ubushobozi kuko babyisanze. Maruzi ko kera umwana yavukanga icyo mu nda cyamurya bakamusomesha kuri byeri cyane, ngaho ibaze nk'umwana w'uruhinja we ntarabona kandi agatangira kuri gatabo, urumva deja avukiye muri bya bintu. Nagira ngo mucama kintu bita nk'itanu yonyine 6 ubwira abadukurikiye kuri TUT ubwo buhamya no ubujye tubwire Steri sasa. Urumva wenda ndavuga muri samare, nge mvuka navukiye mu muryango udakijijwe. Yego. Mvukira mu muryango utunze za Nyabingi. Mvukira mu muryango uterekera. Yego. Umwana akavuka bagahita bamumurikira Nyabingi, ndetse bakavuga n'imirimo azakorera Nyabingi. Ugakura muri ubwo buzima bukubase, ugasanga umwana arakuze ntaba akiyoborwa, ahubwo akayoborwa n'amateka yashyizwemo n'ababyeyi. Yego yego. Aho ngaho niho twagiye dukura rero, tuza kugira ndibuka papa yapfuye ninge ndi bucuri wacu. Yego. Nakundaga kujyana nawe, ugasanga kenshi twari abatunze, twagiraga inka nyinshi. Twajyanaga rero kuragira inka, akagenda akanywa inzoga akansiga mu ishyamba, ndi umwana w'imyaka 5 ndabyibuka. Akajya gushaka inzoga akanywa, akanywa itabi, yirwaga anywa itabi kuva mu gitondo n'inzoga umunsi ukira. Agiye gupfa nabwo yasize rero andaza icyo kintu. Icya kabiri, data yagiraga imbaraga zikomeye cyane z'abadayimoni. Yagiye imbaraga za Nyabingi, yari umugabo udatsindwa mu rubanza. Ibi ngibi abantu bavuga ngo barya kuburana n'umuntu mwaraburanaga, akaba afite imbaraga ari buze gutuma dosiye yawe uri buze kuburana, niba ari urwandiko rw'abagabo mwagiranye inyandiko, akaba yiryamye akayituma dayimoni ikagenda ikayikura ahantu wayibitse mu kabati muri tiruwari. Ukabyuka mu gitondo mujya kuburana, bakubaza inyandiko ukayibura ugatsindwa ureba kandi nyuma y'akavuga ati burya rero inyandiko ndayifite ngiyi. Umaze gutsindwa. Izo zari imbaraga. Agiye gusaza rero ntabwo ari gusaza ngo abyirukane, yabisize aho ngaho. Abisize bakuru banjye bose barakizwa, na mukecuru arakizwa, nsigara n'ingenye utarakizwa. Nibwo natangiye ibintu byo kurwana mu mwana mubi. Nize ku bigo 7 bya primaire kubera kurwana, kubera amateka. Kandi ndi umuhanga. Mwanya wa nyuma nabayemo n'umwanya wa 3, nabaga uwa mbere, nabaga uwa 2. Ariko amateka aranzereza, bituma bingora kwiga. Icyakora ndakura, nza kugira mu kigare cy'abantu banywa urumogi, impinduka rasta. Nanywera urumogi rwinshi, nanywera urumogi ngewe ntabwo najyaga ngo urutuburi, natuguze utuburi nkiri kubyiga. Ngere ubwo nzajya njya kugura umufuko w'urumogi 46,000 nkabyambutsa muri Kongo, ntaje kurucuruza ahubwo nje kurunywa gusa, nkaruringa. Ngera ku kigero cyo hejuru, ndenga ku rwego rwo kunywa urumogi rwa hafi. Nkarutogosa nk'isombe, hari ukuntu twarutogosaga mu nkono nk'isombe. Sinasobanura uburyo ki twabikora kugira ngo harimo abazabyumva batazabikora kugira ngo bidroge. Simbivuye kugira ngo bazabyumve babyigane. Ni uburyo ki bw'amateka. Mba muri ubwo buzima, nkagira inzara, nateretse inzara imyaka. Utogose mu karunwa rutogosheje. Twanyweshaga umuheha ugasoma umusumwe witama rimwe, wabaga uri buze kumara icyumweru cyose uri hora. Imana. Ariko
mama agakomeza asenga kuko mama ni umunyamavuta na bugingo n'ubu agize imyaka 90 n'umuhanuzi mwiza w'Uwiteka afite imbaraga z'Imana agakomeza anyingingira Imana ikamubwira ngo izangarukaho ariko ntabwo nari nzi ko bizakunda nabonaga ibintu harimo nkabona ni ibintu by'abasazi ni ibintu bidatungana ni ibintu bitari byo igihe kimwe nza kuruhaga rero naruhaze nge nayigeze ambwiriza ntawambwirije ubutumwa bwiza ndabyibuka naruhaza umunsi umwe ndi kubyina indirimbo za Rakidubi hanyuma mpita nimvisha amako ngomba kujya kureba Rakidubi ntumbaza natekereza ngomba kujya kumureba amvaho narindi ndamanuka mu ishyamba mageze masangiye neza ziritse nzirebye urumogi runyereka ko ari igiterane gikomeye cyane kandi ko ari na Rakidubi ngumaho ngaho none nagumye ndasinzira nagiye mu masene z'amanywa saa 7 z'ijoro ndyamye muri iryo shyamba nibwo numvishijwe rimpamagara mu mazina rambwa ngo ndi Kristo amen ndi Yesu Kristo wagupfiriye ndashaka kuruhura ndamwitaba ndamubaza nti urandura iki ko ntarushye arambwa ati nagupfiye kugira ngo uruhuke umutwaro w'ibyaha ndavana nge nta kibazo mfite ibyifuzo bibiri ndavana icyambere ndashaka kuba umupfumu nka mama numvaga ko ari umupfumu bite n'indimi yavugaga kandi ataraziza icya kabiri akamenya ibintu by'abantu kandi batabana ndavana uyu muntu ni umupfumu uko byasa kose kuko ntabwo ashobora kumenya ibintu by'abantu kandi batabana kumbi zari imbaraga z'amavuta zamukoreshaga icya kabiri nabwo ndashaka kuririmba nka Rakidubi ndabishaka icya gatatu ndashaka kuvuga ziriya ndimi mama avuga arambwa ngo ndabifite nzaguha n'ibiruta ibyo ngibyo amarandevu hano tuzahura rero nibwo nagiye gukizwa nyirizwa mu rusengero rw'inyakagano kwa Pastor Girinyange Yohana ni wambatije nuko nakijijwe munsi wa mbere sinabatizwa mwuka wera wa kabiri sinabatezwamo ariko umunsi wa gatatu mbatezwa mwuka wera ngifite dread ndashimira imbaraga z'amavuta yo zije ntabwo zitinya yuko ubu nafite dread ntabwo zitinya amateka ubamo ntabwo zitinya imbaraga zikutsikamiye imbaraga z'amavuta zamanutse mbatizwa mwuka wera mfite dread mvuga muri za ndimi guhera ubwo mpita mfatiraho sinasubiriza inyuma imbaraga z'amavuta zirambohora kuva umunsi sinongera kugira dread sinongera kubatwa n'ibyambataga mpinduka umwana w'Imana ari naryo jambo Petero yanditse ravuga ngo ndashimira Imana ari nayo yatubyaye ubwa kabiri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima yaratubyaye rero iyo Imana ikubyaye ukabimenya ko ikubyaye ugomba guhita usubiza amaso inyuma ukareba imbaraga zigutsikamiye izarizo iyo umaze kuzimenya imbaraga z'amavuta zikuraho amateka Imana ishimwe cyane none se ubwo umaze gukizwa ntabwo waciye mu rugamba rukomeye kuri byo wakugoye kuko urumva usohotse mu burasta usohotse mu itabi gutyo ukimara guhinduka nta rugamba wanyuzemo cyane ko tuzi ko abantu banyuze mu mateka akomeye nkayo iyo bamaze kwihana Imana irongera ikabacisha mu ruganda nanone rukomeye kugeza bamwe abakozi bafite imbaraga nawe naciye mu rugamba rukomeye cyane rukomeye kuko ndibuka ntabwo nigeze ndibwa n'inzara mu rugo iwacu nakuze ibiryo bihari nakuze nta kibazo nanasoje kwiga ntabwo nigeze mpura n'ikibazo cy'ubukene icyakora naje kugeza igihe nzi Kigali inza nje mu kazi ngeze i Kigali niho ninje mu rugamba rukomeye cyane mpura n'ikintu cyitwa ubukene Imana irambwira ngo ndashaka kunkora ndabibwa nzagukorera ariko ncuruza nanakorera ambwa ati oya ndashaka kubanza kukugorora nkakumaramwe inkamba naje gusanga iyi Imana twizeye Imana ari no data ntabwo yagukoresha umusevire ibanzwe gukuramwe igisevire murabyibuka ko no kwa Mose yamaze imyaka 40 kwa Farawo ariko amara n'indi myaka 40 kwa sebukwe Tiro igenda imumaramo amafriti n'ubuturage imaze ko nako ageze mu gihe gikwiriye iramutuma nanjye yinje mu buzima bukomeye cyane bukomeye ndakena ariko nkenana amavuta ikajya ibingira ngo nzakugirira neza ubu rero ntabwo nyiri wa wundi
yahinduye amateka. Yego. Amen. Nuvuga ngo waciye muri urwo rugamba urabyumva, urababara, urahangayika, ariko nyikomezaho. Ariko hari igihe ukumva ucitse intege pe burundu. Hari igihe cyageraga nkareba nkabona inzira ntazo. Hanyuma tukiri urumva icyo gihe yari ingaruka y'amateka y'ibyo wabaye. Yari ingaruka y'amateka y'ibyo nabaye. Muri izo ngaruka abantu barakoroheye. Reka ntibishoboka. Ntabwo bijya bikunda mu gihe nk'icyo ngicyo cy'ingaruka z'amateka. Yego. Icyambere abantu bagucikaho. Icya kabiri n'abandi baragushinja ibyaha bavuga ati ushobora kuba udasenga. Uramutse usenga wagirirwa neza nk'abandi. None kuki usenga ntihagire impinduka iboneka? Kandi abandi basenga impinduka igahinduka. Yego yego. Icyo gihe rero uri mu rugamba nk'urwo bigusaba kuzirikana ijambo Imana yakubwiye ukihamagarwa. Ugatesha agaciro imbaraga z'amagambo, ugatesha agaciro imbaraga zikomoka mu mateka, ugaha agaciro ijambo ry'amateka make. Wibutse ko iyo Imana ikubyaye uba uvuye mu mateka ya kera winjiye mu yandi mateka. Aho niho hantu hakomeye, aho niho habamo ubutsinzi. Nkunda kubwira abantu ngo iyo Imana ikubyaye uba usize amateka ukaba winjiye mu yandi mateka, kuko uva mu gisekuru cy'iwanyu kimwe cyaterekeraga, kimwe cyabandwaga, ukinjira mu kindi gisekuru cy'ubumana. Kuko navuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Igitabo cy'Abaheburayo 2:14 haravuga ngo nk'uko abana bahuza amaraso ni nako Kristo yabigenje duhuza amaraso ya Kristo. Bivuze ngo dufite igihango n'Imana ku buryo itadutererana. Ikigoye ni ugusobanukirwa imbaraga z'amateka wavuyemo kugira ngo uzisenye. Nicyo kintu navugaho. Byumvikane niba mbyumvise neza, Imana iguhe umugisha. Kuko na Yobu nawe amaze iminsi arwaye, bari abagabo bose batatu, hari n'abitwa Elihu nawe utoroshye, bose bamushinja ibyaha. Tumvikane, nta mukiranutsi wamera gutya, nta n'undi muntu wasa gutya, ahubwo iyuzuze n'Imana. Byumvikane ko mu kigeragezo abantu baraguhindura. Mu kigeragezo abantu baraguhinduka. Iyo mu Rwanda no guhindura amateka nyine. Kandi iyo uhindura amateka, yego, icyambere cyo bigusaba gusiga. Ugasiga. Yego. Iyo utemera gusiga ntabwo amateka ahinduka. Ntabwo yahinduka of course. Ntibishoboka. Icya kabiri. Icyo ni icyambere, bigusaba gusiga. Icya kabiri, bigusaba kureba iyo ujya. Haleluya. Kurenza kureba iyo umva. Imana iguhe umugisha. Icya gatatu, bigusaba guha agaciro cyane uwaguhamagaye, kurenza amajwi wumva n'abaguhamagara. Imana iguhe umugisha. Ukabimenya. Ari nazo ngorane abantu bagira iyo bari mu rugamba rwo guhindura amateka yabo, bagira ngo binjire mu mateka azanwa n'amavuta. Bagira ingorane zo gutinda ku bantu, bakagira ingorane zo gutinda ku byo bari gusiga, bagatindira aho ngaho. Ariko siko bikwiriye kumera. Pravuze ngo ngewe ndarwana kandi ndasiganwa, Imana ishimwe, ariko simbikora nk'utazi yonge. Aravuga ngo niyo cyo gituma nsiga ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Iyo ushaka kujya mu yandi mateka kugira ibintu usiga, kandi si ibintu gusa uzasiga, n'abantu uzabasiga. Ari ijambo Yesu igeze avuga rikomeye ngo arimo agenda abantu baramubwira ati ariko data twakora iki ngo natwe turaga ubwami bwawe? Ahubwo ati tugende. None se waretse nkajya gusezera? Bati oya, ntawe ufashe isuka ngo ayishyire ku rutugu agiye mu murimo, ngo akebuke arebe inyuma. Iyo ushaka ko amateka ahinduka bigusaba gutumbira udasubira inyuma. Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye cyane ko uduha ubwo buhamya. Ndazi ko bitari byoroshye, kuko akenshi umuntu ageze mu kigeragezo ntabwo abantu bemera ko uwo muntu ari amateka ahindura, kandi guhindura amateka biragora. Abahanga mu kubaka, gusana inzu no kuyihera hasi kigora no kuyisana, utazi neza ibyayubatsemo. Rero iyo umuntu arasohoka mu mateka, Satani ahora amutsindagira ngo agarukemo. Noneho nkwibarize, nahe makosa umuntu agomba kwirinda mu gihe barimo bahindura, Imana iri muhindura amateka? Ikosa rya mbere, ijambo Karebu na Yesu bakoresheje bavuye gutata igihugu, abantu 10 bajyanye bose bavuga inkuru y'incamugongo.
barababwira ati abagabo twabonye ni barebare bafite imbaraga kandi igihugu kirubatse ku buryo bukomeye. Karebu nazo avuga ati rero ibyo bavuze byendaga kuba byo, ariko dushingiye ku mateka yo duturutse, yego, twibutsa amaboko y'Imana yadukuye. haleluya haleluya. Aravuga ngo ikosa mudakora ni rimwe, ntimugomere Uwiteka. Yego, icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kwirinda. Wirinda kugomera iki? Uwiteka. amen. Iryo ni ikosa rikomeye. Iyo wirinze kugomera Uwiteka, haleluya, ubu uzinjira mu mateka mashyashya. Icya kabiri, mu kuva 23 umurongo wa 22 hari ijambo Imana yabwiye Mose ngo nimwumva ibyo mbategeka uyu munsi mukabyizera mukabyubaha, nzahinduka umwanzi w'abanzi, nzahinduka umubisha w'ababisha. Bivuze ngo iyo uri mu ruhande rw'Imana, haleluya, wirinda gusa gukora ikosa ryo guhunga Imana. Ko Paulo yandikiye Abaroma 8:3 bavuga ngo none tuvuge icyo gwemeza bityo, ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu mubisha n'uwe. Bivuze ngo uri mu ruhande rw'Imana, wirinda gusa kuva aho Imana iri. haleluya. Iryo ni ryo kosa ubundi rikomeye wakora rigatuma amateka adahinduka. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Rero nagira ngo abantu banakumenye kandi barakumvise kuri TUT, kuko byumvikane ko ni ikosa rikomeye. Kundi akenshi iyo ushatse kurebera Imana mu bantu uratsindwa, ariko iyo urebeye Imana muri wowe ubwawe biratsindwa. Ikindi kintu bavuga mu Cyongereza, abantu ntibagombye kurebera Imana mu byinshi, tugomba kureba Imana muri detail. Icya kabiri, ntabwo Imana iba inyuma. Imana ntiba imbere, ahubwo Imana iba inyuma. Ntabwo umuntu akwiye kurebera Imana mu byo izakora, ahubwo uyirebera mu byo yakoze. Niyo mpamvu yabwiye Mose ngo nzanyuza kugira neza kwanjye imbere y'amaso yawe, kwereka mu mugongo. Kukwereka mu mugongo birasobanuye ngo nzakwereka ibyo nakoze kera, bigukomeze kumenya ko nibiri imbere nzabikora. Amina. Niho nabwiraga abantu bakwiye kumenya kurebera Imana, ntibakarebera Imana mu kiranguzo, bajyerera muri detail. Bivuga ngo ubundi twirebera Imana mu ijipe, twirebera Imana mu myenda myiza, turebera Imana n'utu duto. Utu duto wariye, nta kazi ugira, wambaye nta kazi ugira, ugize umugisha. Nuvuga ngo turebera Imana muri ubwo buryo. Iyo uri muri iyo ntambara yo guhindura amateka, wirebera Imana mu byishwe inyuma, ntawe ujya uhareba ubundi. Kuva navuka sindareba inyuma. Nuvuga ngo mu yandi magambo Imana ihagarara hari ikibazo. Kandi ikibazo ntabwo kiba imbere cyane, kiba kiri inyuma. Kuko amateka arakurura. Amateka asubiza inyuma, agusubiza inyuma, ntabwo asunika. Oya, kereka yageze hari icyobo ngo ugwemo. Amateka arakurura ajyana inyuma. Hanyuma Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye vicent, Imana iguhe umugisha, mukozi w'Imana, Imana ikunda cyane. Nagira ngo noneho twongereho ayabe turayabonye, turanaganira. Amateka ubundi acunga ahantu hari icyobo kinini yarangiza bashaka gusunikiramo, ariko akibagiza ko Imana yabwiye Kuro ngo nzakujya imbere ahataringaniye. Nuvuga ngo buri gihe amateka n'abayagenderaho n'abayashingiraho, iyo bageze hari icyo barahira gasanga Imana yaharinganije cyane, ka telepora rigasiza cyane. Ngo kandi inzugi z'ibyuma, amateka gusukumira hakinze, Imana yabiciyemo cyane. Nuvuga ngo Imana buri gihe ihagararaho ikibazo gize gute kiri. Wibuke neza ko yari bari imbere bava mu Egiputa, ariko bashakuje ngo Farawo dutuze, ahubwo atereko mwureke kunsakuriza, mutuze muceceke, mwihagararire, murashaka ahubwo niba mugiye gutera induru musubire inyuma. Waruzi impamvu Imana itwegeranya? Impamvu Imana itwegeranya n'ibiduhiga, waruzi amakuru no kugira ngo turokore tubireba n'amaso, tubirebesha amaso gutya. Ta Messi ya Imana. Imana ishimwe. Avuga ngo nimusubire inyuma gato cyane. Kuki yabashubije inyuma? Yagira ngo ibegereza babishe. Burya nukuri hafi y'ikibazo igisubizo kirahari. Ngo bigiye inyuma Imana itayivira imbere cyane, iza hari ikibazo. Ngo uwa mbere asohotse mu akaguru ka nyuma ko mu Israel gasohotsemo, ngo n'umunyepita wa nyuma nawe yarageze mu mazi rwaga cyane.
ngo Imana ibitara ngo nimurebe noneho nuvuga ngo itwegereza ibiduhiga kugira ngo bidukirize mu maso tubirebe dushima Imana, itwegereza amakuba kugira ngo tuyasohokemo batureba. Niyo mpamvu yego reka nkubwire hari ijambo ruvuze abantu ntibakwiriye kurebera Imana mu binini muri byinshi. Umurimbyi 178 Elari Galastafo yaravuze ngo nubwo amakuba akomeye ate we kwiheba Imana irayategeka. Ageze hepfo ngo none kugira ngo ubimenye hera nona ubari imigisha bariyo migisha yose ukwingana erega ni myinshi niyo gutangaza uhita ushitse umutima munda wishima. Aravuga ngo kandi nubwo hari abakurusha amajyambere ariko aya Kristo niyahebuje. Aravuga ngo ikiruta byose kandi abitsa ahantu nta mukiri wayakugura ngo akunyanganye. Ntibishoboka, ntibikunda, ntabwo byakemera, ntibivamo tiyayakunyanganya, ntibishoboka. Ufite ubutunzi buhoraho budahomba. Ubu butunzi ufite ubwabo bukwiye kukwereka ko Imana ihari. Haleluya. Kutarebera Imana mu byinshi tukera mu byo bitangaza bya buri munsi. Ya Imana iguhe umugisha ko abakurikiye YouTube tubagirane Ubwuzu TV. Uyu munsi ni ibintu n'uburyohe cyane, ndanezerewe. Hanyuma rero tumaze kwimuka barabyumvise kandi nibahumure ntibazagwa mu kinogo kubera amateka. Abiringiye amavuta ntibagiye. Inje kubahumuriza. Haleluya. Inje kuba itangazo rikomeye. Haleluya. Inje kubabwira yuko amahirwe amateka yabanyaze, amahirwe za karande zagundiriye, amahirwe diplome idatanga, amahirwe amashuri adatanga, amahirwe abo mu bana bataguha mu biganza by'Imana. Haleluya. Harimo amahirwe. Urakoze cyane. Niryo tangazo nzanye. Tangazo rifatika ryumvikana ngo urahiriwe uri umuvandi kino kiganiro kandi washobora gufunguruka kibona Imana iguhe umugisha. Na twageze kuri Esther. Kuri Esther. Igitabo nkunda ariko. Ndavuga amagambo make ni igitabo kinini. Ni igitabo kinini. Esther ni umunyamateka. Ni umunyamateka akomeye. Ariko akarusha abandi ikintu cyitwa amavuta. Haleluya. Amavuta nicyo Paulo yandikiye Abaroma 8. Yego. Reka mbabwire, buriya niba hari ikintu gikomeye mu buzima ni ugutunga amavuta. Haleluya. Amavuta y'Imana, amavuta ava mu ijuru, amavuta atagurwa, amavuta adacuruzwa, amavuta aturuka mu busabane n'Imana. Kugusabana n'Imana ubwayo. Iyo usabanye n'Imana uba udasanzwe mu isi y'abasanzwe. Haleluya. Subiramo. Iyo usabanye n'Imana uhinduka umuntu udasanzwe mu isi y'abasanzwe. Kandi bene uyu muntu ufite amavuta, amavuta ni meza birenze. Ikiza cyose nkwibutse ko kigira abanzi. Ikiza cyose kigira abanzi. Niyo mpamvu gutera imbere k'umuntu ariko agwiza abanzi niko agwiza amashyari. Niyo mpamvu umuntu yakijijwe agatera intambwe ahunga karande, Satani ahagurutse ibitero byinshi. Bikagwira bikaba byinshi. Nta yindi Satani agira ishurirwa rireba kure. Yamaze kubona neza kuri musiga amateka uri kwinjira mu yandi mateka aturutse ku mavuta. Arwana intambara yose yatuma ugira ute ucogora. Esther murabizi ko ari umuyuda. Uyu ni umuyuda, umuheburayo kaze. Yarari igihugu i Babuloni nk'umunyagano. Yaranyazwe. Aha ngaha twasomye ijambo rivuga ngo itegeko umwami yatanze rimaze kwamamara. Umunde ndashaka kuvuga ku Mana. Ubundi mfite ikibazo cy'abantu bizera Imana ku kigero sinzi Imana barayigiranya kandi itagereranywa. Imana ni umwami wihariye, ifite imyihariko igera mu 9 ubwayo nk'umwami ukomeye.
sinibuze kuvuga iyo myariko yose, ariko ngira ngo mbibutse ko Imana ari umwami uhindura urema amateka mashya, akarema amateka mashya. Hari ijambo nshaka gusa nkaho nkosoraho maze iminsi ntekereza, ntabwo Imana igihindura amateka, ahubwo Imana irema andi mateka mashya, yubaka andi mateka mashya. Ndabaha urugero, urumva amateka nakuriyemo ntabwo ariyo nkirimo, ariko kuki se nyavuze kuko aracyahari. Kuko iyo uhinduye inzu yari igitwe kimwe, ukagira kadasiteri, icyo gihe iyo umuntu aje ntabwo yibuka ko iyo nzu yigeze iba gitwe kimwe, ariko yiba yarigeze iba gitwe kimwe. Imana rero irema amateka, ahubwo amateka iremye agatwikira ayabayeho kugira ngo ubuhamya bugumeho. Haleluya, ndakumvise cyane. Imana ishimwe cyane. Ndakumvise. Noneho ijambo ryavuze ngo ryantangaje, hari ahantu nageze muhumve cyane, avuze ngo itegeko umwami yatanze rimaze kwamamara mu murwa w'Ishushani, ngo bateraniriza abakobwa benshi ku murwa w'Ishushani. Havuze ngo Esiteri nawe. Kuki bavuze ngo Esiteri nawe? Ko nawe ari umukobwa. Kuki bavuze ngo Esiteri nawe? Ko nawe ari umukobwa. Ko atari umugabo uje mu bakobwa, ko atari umugore uje mu bakobwa. Impamvu bavuze ngo Esiteri nawe nuko Esiteri aje nk'inyongera, aje mu mahirwe atarafite. Yego. Aje mu mahirwe ataragenewe. Yego. Aje mu bintu bitari bimuteganyiriza. Ndaza bwa ibintu bitandatu bitemeraga yuko Esiteri yakihinduka, yajya no muri iyo minsi yo kugutegurwa nk'umuntu uzatora, ariko bitewe n'imbaraga z'amavuta. Haleluya. Adibena shido piri orange bene ondalagansma shapitolasnima. Imbaraga z'amavuta ziguhesha kwemerwa ahantu utari kwemera. Yego. Izi mbaraga z'amavuta ziguha ijambo. Izi mbaraga z'amavuta ziguha guturana n'ikikwica, ntikicyo gutwara kandi gihari. Izi mbaraga z'amavuta zashyize Daniyeli mu rwobo rw'intare zishonje, ariko kubera amavuta intare ziramwubaha. Mbaraga z'amavuta zikunyuza mu muro waka ntushe. Haleluya. Sadraka, Meshaki na Abedenego banyuzemo, enine obinesta iligwi bifo. Haleluya. Zamushyize mu muriro, ariko avamo nta n'umwotsi umwukaho. Izo ni imbaraga z'amavuta. Esiteri nawe. Esiteri nawe. Reka mabwire iri jambo rivuga ngo Esiteri nawe, unyumve neza unkurikiye. Esiteri nawe bisobanura inyongera. Ndabaho urugero rw'abagabo babiri babikoresheje. Uwa mbere yarapfuye ntiyagaruka, yigeze ayobora igihugu cy'u Rwanda. Yakundaga kuvuga ngo banyarwandakazi namwe abanyacyangugu, namwe baje nk'inyongera. Namwe abanyacyangugu baje nk'inyongera. Banyarwandakazi namwe abashyizeho nk'abantu b'inyongera, bahawe amahirwe yo kuba abanyarwanda n'abanyarwanda. Navuze ntacyo bitwaye ko ari inyongera. Namwe nukongeraho. Na Yesu nawe iruka yabwiye abigishwe ngo duhure Yerusalemu, mubwire na Petero nawe. Na Petero umubwire nawe, kugira ngo nawe Petero akimara gucumura, nubwo yihannye hise yitakariza icyizere. Abati birashoboka ko nshingiye ku makosa nkoze ntabwo azongera kunyubaka yito, ntabwo bizashoboka. Azere kwiyimana turi imbere igiye guhindura na nyirarume. Uyu nguyu Moridekayi ndamubona Moridekayi baba. Uyu Moridekayi yabaga kwirembera ibwami. Bakunda kuvuga Moridekayi nk'umuntu uciriritse, ariko umurindi ibwami abakomeye. Abakomeye urindi ibwami. Yabaga rero ibwami. Hanyuma umwami Ahasuwerusi amaze gutumira icyo kirori cy'abo bantu bagomba kuza
akabereka ibyiza amaze kugeraho, akabereka iby'imbaraga, akabereka igihugu kimaze kugera iminsi 180. ngo yarice ngo abamurikira ngo ibyiza by'igihugu bamaze kugeraho. umunsi wa mbere iminsi 180 irimo irangira ngo ku minsi 7 ya nyuma atanga itegeko, aravuga ngo muhamagare n'aboroheje nabo baze tubagaburire. ngo bararya barasangira barishima. ariko ndashimira Imana ijya imenya n'aboroheje. Imana ishimwe, ndashimira Imana ijya imenya n'aboroheje. ngo barasangira ngo muri icyo cyumweru cya nyuma cy'iminsi 7 ishaka kuvugaho, ngo baranywa ngo umwami ngo haza umutima we vino, ngo amaze kunywa vino ngo ayihaze aguwe neza, ngo arasinda. amaze guhaga vino aravuga ngo ndashaka kubereka umugore w'igitangaza. atuma kuri Vashiti, atumye kuri Vashiti. Vashiti nawe yari ari kumwe n'abagore b'abatware, aramubwira ngo ntabwo ndi buboneke, ibirori birakomeje, ntabwo biri bukunde, ni kumwe n'abadamu. ariko arangije aramubwira ati noneho genda ubwire umutware, genda ubwire umwami ibirori ko nanjye birimbanije ndi kumwe n'abadamu b'abatware. umwami ntiyabyumva ngo amutumaho bwa kabiri. ariko Vashiti ntiyemera kugaruka, arabyanga. reka mbabwire, ahantu ubona hatari inzira Imana itegura inzira. Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. niyo mpamvu bashobora kwirukana umuntu mu kazu kakajyamo. niyo mpamvu burya umukobwa wabenzwe ntuzagire ngo nubwo ubenzwe umusore azapfata arongoye. hari undi Imana iteguye, humura. Imana iteza ikibazo ikemura ikindi. Amen. akagezi gakama, ariko Sarafati hateguwe. ntugatinye ko Kereti yakambye, Sarafati irahari. Haleluya, haleluya. mu mbaraga z'amavuta upfa kuba uri mu ruhande rw'Imana. Amen. upfa kuba wishimiye Imana. niko sonaka bavuze ngo niba Uwiteka atwishimiye azatugabiza igihugu. Mana ishimwe wubake hagati yawe n'Imana. Haleluya. amavuta y'Imana amanuke, ubaka ubusabane, ubaka connection hagati yawe n'Imana, utitaye ku bindi bikugose biguhiga. izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro ku bwawe. amateka arahinduka kuko amavuta atsikamira imbaraga z'amateka yagutsikamira. bwije muri mutekano mushasha mu izina ryawe. Amen. Vashiti amaze guhakana ngo umwami ngo abyumvishe ngo azabiranwa n'uburakari, ngo ararakara, ngo ariheba, ngo agira umujinya mwinshi. abakomanteri babiriye baravuze ngo umutware umwe ngo abwira umwami ngo ndabona uri kurakara, ngo ariko warakaye umujinya muke, wakabaye urakaye umujinya mwinshi, ukarakara uwawe n'uwacu. kuko niba umugore wagusuzugura imbere y'abagore bacu, bo bazagusuzugura birenze uko agusuzugura. kuko akwambuye agaciro imbere y'abagore bacu, ndetse natwe arakatwambuye. rakara ku buryo ufata umwanzuro utuma ugarura icyuro cyawe ndetse n'icyacu kikagaruka. yego yego. ararakara cyane. umwami aravuga ngo none nakora iki? ngo igisonga kiravuga ati reka nkugire inama, sanzwe nkubwira ibintu bikomeye. senda umugore umwambura ikamba ry'ubwamikazi, umwirukane. umwami ati nimwandike icyo gitekerezo ni cyiza. ndashaka kubabwira imbaraga 6 zagombaga gutsikamira Esiteri ntatambuke, ariko ndababwira n'indi mbaraga imwe y'amavuta yatambukije Elepira Sandora Ademero Ferkas Edikala. Amina, amina, amina. ndashimira amaboko y'Imana atajya atsinda. ndashimira amaboko y'Imana aturindira hagati y'ibiduhiga ntibitwice. ndashimira amaboko y'Imana adutambutsa atagaragara ahantu batabona inzira, nyamara burgira. mubwire gira n'ubusabane n'Imana. ndagusabye ubaka umubano hagati yawe n'Imana gusa, urenga ibitekerezo by'abantu, urenga imvugo z'abantu, urenga imbaraga z'abakonikoni, urenga imbaraga za nyabinya, urenga imbaraga z'ibikugose. utumire Kristo ni igisubizo kikwinjiza aho udatekereza ko wagera. Esiteri ngo yari ibereye mu rugo, ngo umwami ngo yandikishije ati mumwambure iyo kamba ry'ubwamikazi mu musenyi. baramusenda n'ukuri, baramusenda. unatanga igitekerezo ati ariko nyakubahwa, ntabwo ukwiye kubaho udafite
umudamu udafite umugore none reka tukirute dutoranye abakobwa beza. Umwami yemera itegeko rishyizweho ry'uko Vashiti bagomba kumwambura ikamba ry'ubwamikazi. Baranamwambura, barabyandika kabiri. Umutware umwe avuga ati igitekerezo ntabwo uzaba udafite umugabekazi, none byiza reka twebwe dushyireho itegeko dutoranye abakobwa beza mu gihugu cyose ugira ute uyobora, hanyuma baze babiteho amezi 6 babakarabye babasige babagaburire. Amezi 6 yandi bimurike, bagombaga kumara umwaka bimurike, hazabe umunsi w'ikirori dutoranye mu mwamikazi umwe azasimbure. Atubwira 6 batwemereye byari gutuma adatorwa. Birahari ndabibabwira. Byari gutuma Esther atabona amahirwe by'amateka atagizemo uruhare, atihamagariye, atasengeye, atatekereje. Ntibyari gukunda ko aya mahirwe aboneka. Ndagira nkubwire wowe nkurikiye, hari imbaraga zagufasha zikuza kwinjira mu mugisha, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga z'amavuta zigutandukanya, ziguha amahirwe mu byakunyaza amahirwe. Hari imbaraga zitanga amahirwe mu byakunyaza amahirwe. Hari imbaraga ziguha amahirwe mu bantu bakunyaza amahirwe. Hari imbaraga zigushyiraho umuyoboro abantu barafunze imiyoboro yose. Hari imbaraga ziguha ubwiza abantu barakwambuye igikundiro. Hari izindi imbaraga. Umwami arabyemera, bashyiraho itegeko ry'uko abakobwa bose bagomba gutoranywa. Umva kondisiyo, amahame, ibyo bagombaga guhamagarwa abakobwa ntabwo bari bose. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo Esther nawe, biravuze ngo ntabwo yari ari mu banyamahirwe. Nkuko nawe wireba ukabona utari mu banyamahirwe, nkuko nawe wireba ukabona bitakunda, ariko nje kukubwira ngo nawe wivuge mu izina. Nkuko ava ngo Vincent nawe, nkuko ava ngo Mushumba nawe nubwo bigaragara ko ubaye nk'inyongera, ariko Imana ntigishyira ku mugereka, ahubwo Imana igushyira muri liste. Imana ntabwo ishyira ku mugereka, Imana ikora ibitandukanye nk'aba, igushyira muri liste y'abagomba kwinjira mu mahirwe. Imana ishimwe. Wowe nkurikiye, ndashaka ko tuza gusengana Imana ikakwinjiza kuri liste y'abanyamahirwe. Ariko ndanezerewe Imana, ndashimira Imana n'ukuri. Itegeko barishyiraho riremezwa, bintu 6 batoye. Icyambere, nkurikira unyumve, icyambere baravuze ngo uwo mwamikazi umukobwa bazajya gutoranya bakamuzana, icyambere agomba kuzaba ari kavukire i Babuloni, agomba kuzaba ari kavukire. Mbibutse ko Esther atari kavukire, ari umunyagano, ni umuyuda, ni umuheburayo kazi. Ntabwo yemewe. Icyambere kiramuhagaritse, bavuze ko agomba kuba ari kavukire, none Esther we ni umuheburayo kazi. Icyo ni icyambere. Icyakabiri, ngo yagombaga kuba afite ababyeyi bombi. Esther yari imfubyi, arerwa na nyirarume. Icyagatatu, yagombaga kuba yarize, azi indimi zabo. Esther amahirwe ntiyarayafite. Icyakane, bagombaga kuzasoma ibisekuru bakagira kuri 5, bakareba ko nta wigeze abamo waba aragambaniye igihugu cyangwa umwanzi w'igihugu. Icyo ngicyo mu kibuke yuko Esther sekuru ni umubenjamini, kandi agajya umwami w'aba bagabo yishwe n'ababenjamini, hari mu inzigo. Ayo ni amateka, ntabwo byari kumwemerera. Icyagatandatu, yagombaga kuba azi imigi 3 ikomeye byibuze yo muri icyo gihugu cy'i Babuloni. Mu byo 27 agomba kuba azi imigi 3 ikomeye, kandi azi buryo ki byibuze afite ubwenge n'indimi zatuma avuga akumvikana n'abaturage babo. Esther ntabyo yari afite. Zo zari imbaraga zimubuza kugira amahirwe. Amahirwe yari afite yaramwe bwari uburanga gusa. Nubwo onebia sarekando obitarakaza. Umva,
umva ijwi ry'Imana, umva ubuhanuzi bukomeye. Nubwo ubona nta yandi mahirwe yandi ahari, nubwo ufite imbaraga zikwambura kwinjira mu mahirwe, ariko usigaranye kimwe cy'uko uri umwana w'Imana, usigaranye kimwe cy'uko uri umwana w'Isumba byose. Nubwo hari byinshi bikubuza kuba umunyamahirwe, ariko usigaranye kimwe cy'uko uri umwana w'Imana. Ni ku muririmbyi yavuze ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze enabina harga shepando kitarewa, nisunze umukiza ukomeye. Aravuga ngo kandi si icyo gusa, ubwo umwami Yesu ankunda nkwiriye kuba amahoro, nubwo ibindi bigutsikamira bitakwemerera kwinjira mu kazi keza, ariko iturufu intsinzi ya mbere ni uko uri umwana w'Imana. Tutitaye ku mbaraga zagutsikamiye, zamukana uwizere yuko uri umwana w'Imana, biraguhesha intsinzi yo kwinjira mu yandi mahirwe. Sifa kwa Mungu. Ngo biraba biratora ngo ariko Morodekayi mushumba, aha naho ndafashijwe, nyumva ntabwo iki nacyo kiramfashije. Ngo ariko Morodekayi ngo abaga hafi y'irembo, ngo amenye ibyabereye ibwami, amenye ibyabereyeyo, ngo arataha. Ngiye kubabwira ibitangaje icyamukumva, umvira ijambo n'ubuhanuzi bukomeye cyane mu izina rya Yesu. Ndumva imbaraga z'Imana zurutse kano kanya. Hari ibintu zigiye guhindura ku muntu wizera ijambo ry'Imana. Hari ahantu uri buze kwinjizwa kubera iri jambo niba uryizeye mu izina rya Yesu. Umva igitangaza cya mbere, ngo Morodekayi ageze mu rugo abwira Esiteri, avuga ati mukobwa wanjye, mvuye ibwami ariko namenye amakuru, umwami yasenze umwamikazi, none bashyizeho itegeko yuko batoranya abakobwa beza kandi uri mwiza. Ese ati kagira inkuru rero, none bimeze gute? Ese ni ibiki bisabwa? Morodekayi kuko yari abizi ko ibyinshi Esiteri atabyujuje kubera amateka, yari abizi ko afite ibimutsikamira bitamuha kuba umwamikazi, yari abizi ko afite amateka yisanzemo yo guhinduka impunzi atabigizemo uruhare, yo kuba imfubyi atabigizemo uruhare, yo kutiga atabigizemo uruhare, yo kudatembera atabigizemo uruhare. Ibyo byose yari abizi ko aya ari amateka yo kuvukira mu muryango wabaye umwanzi w'igihugu yahungiyemo. Ntabwo ibyo ngibyo yabigizemo uruhare, ariko ngo Morodekayi arenza amaso ibyo byose, aravuga ngo nubwo bikomeye ariko Imana y'Abaheburayo. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Ngo Imana y'Abaheburayo niyo ifite amahirwe isi idatanga. Ndashimira Imana. Edila salawa bi fepito lazanima andone kandra asapita lawa. Abantu bakwambura amahirwe, ariko ujye umenya ko mu biganza by'Imana harimo amahirwe abantu bakwambura. Sheri wiri binima astandola galebonemo fepiko takita sanima umva esako taribini mai geloma. Abantu bagushyiraho ikinyoma amahirwe agatakara. Abantu bakureba bakabona imyaka ugezemo sister, imyaka ugezemo si yo kurongorwa. Abantu niko bateye. Mu bantu amahirwe barayarangiza, bakakureba bakabona kugeze mu gihe kitari. Mbese reka mbaho urugero rworoshye cyane. Mushumba, uzi ko umukobwa yagize imyaka 50 ku bantu bahita bamuhaka bakamwita n'amazina, bakatanya kumwita tantine, bakatanya kumwita shangazi, bari kumubwira ati amahirwe yo kuhinduka umubyeyi yararangiye. Ariko yageze imbere y'Imana, amahirwe nabwo ati humura mwana wanjye, uzabyara hungu nakobwa. Nubwo abantu bakwambuye amahirwe, ariko mu biganza byanyu haracyarimo amahirwe. Wowe nkurikiranye ndagira ngo utangaze, shitse umutima mu nda, ikonegite n'Imana, ikonegite n'ijuru, girana ubusabane n'Imana, gira ibintu usiga by'amateka, wizere Kristo yapfuye akazuka. Amahirwe ubona adahari arahari mu biganza by'Imana. Aravuga ati reka nkubwire ikindi kintu gikomeye, nugerayo ukabona baje kubasura, nugerayo ukumva ibyo bavuga, uramenye ntukabyiteho, aho ugiye ukamagambo mvuganye na iki niki cyenda kumvikana mu matwi yawe, kiravuze ngo Imana isubiyemo. Nugera mu gihe kigukomereye,
ntugaha agaciro iby'amagambo, ntugaha agaciro imbaraga z'amateka n'igihe, ahubwo uzaha agaciro icyo Imana yavuganye na. Haleluya. Amen. Kabiri, nyuma neza umurikiranye wumva icyo Imana ivugana n'ubuzima bwawe. Iravuze ngo iha agaciro ibyo ubona bikugose, ahubwo uha agaciro icyo Imana yagize ute yavuze. Birangiye ngo aramuhereza agerayo, Esiteri ageze ngo amateka akajya amutsikamiye. Uzi ko hari igihe ugera mu kibanza cy'umugisha, ugera mu kibanza cy'amahirwe, amateka akagutera kugira amaganya. Ndabyumva. Amateka akagusubiza inyuma. Kandi ntabwo ugeze ahantu heza, ugeze ahantu Imana yenda gukora, ugeze ahantu Imana igiye gutunganya ibintu, ariko bikagutera kugira ute gucika intege, amateka ukajya munaniza. Ngo Esiteri ngo y'abakobwa bari kumwe ngo akabona bamurusha igihagararo, bamurusha uburanza, ngaba bamurusha guca kubera imirire, baba bavukiye heza. Ngo Esiteri amateka avuga turabona umwami yagutoranya n'uyu mukobwa ureshya gutya, ubona umwami yagutoranya ugenda gutya, reba umusore, reba umukobwa, reba ingendo, reba amaso. Ngo amateka akamutsikamira, ngo yamutsikamira, ngo asa nk'ubabaye, ngo ariko akibuka ijambo Moridekayi yamubwiye yuko nubwo bimeze gutyo, amahirwe bayacungiye mu biganza by'Imana y'Abaheburayo. Haleluya. Wowe umurikiye, vana amaso ku bantu, amahirwe ari mu biganza by'Imana. Amahirwe ari mu biganza by'Imana honyine niyo amahirwe. Amahirwe ari mu biganza by'Imana. Haleluya. Icya kabiri, ngo bajyaga babasura, ngo bamara kubasura ngo Esiteri ngo akababazwa nuko batamusura. Umvira ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye. Ngo ariko ngo Moridekayi nawe ngo yajyaga anyuzamo ngo akahinyuza, nubwo ngo atamusuhuzaga, ngo ariko yarahinyuzaga ngo Esiteri ngo akamukubita amaso, ngo yamureba agahita yibuka ibyo bavuganye mbere. Imana ivuganye n'umutima wawe mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo nubwo itaraza gukora bimwe bikugose urebe, ariko iherutse kuyinyuza. Ushumbesha bundi ntiyayinyujije, uzi ko iyinyuza mu kazi bari kukwirukana ntibakwirukane, uzi ko iyinyuza nta minerivare Imana ikayitanga, uzi ko iyinyuza abakonikoni bagupangiye kusara, ukarwara umutwe w'uruhande rumwe ariko ntusare ukabadukanye burya ibihinyuje. Uzi ko ihinyuza bagakora dosiye yo kukwicisha ukabimenya ariko ntugire icyo. Uzi ko ihinyuza bakaguha iminsi yo gusaba Imana ikagutabara. Uzi ko ihinyuza bagatekereza yuko urwo rwawe rugiye gusenyuka rushaho gukomera. Uzi ko ihinyuza n'ejo bundi yarahinyujije. Wowe nkurikirana ndagusaba subiza amaso inyuma gatoya. Anyone the benefit sama eba muri no minsi itambutse muri Covid, icyorezo cyose cyanyeganyije isi, turi muri guma mu rugo. Wowe nkurikiraniye bo mu Rwanda no hanze y'u Rwanda ko nawe guma mu rugo itageze, wowe unyumva ntabwo Imana yahinyujije utari gukora, ntabwo se yahinyujije ukarwara Covid ntiguhitana abandi baragiye, ntiyahinyujije se ikakurinda Covid atari kwanga agapfukamunwa neza ariko ikahinyuza. Ni Imana igihinyuza. Icyatumye ihinyuza kwari ukukubwira ngo bimwe twavuga cyagiye ndacyabyigo. Imana iguhe umugisha rero umukozi w'Imana Vicent, tumenye neza ko amateka ajya kandagirwa n'amavuta, kandi amavuta ni imvugo y'Imana, kandi imvugo y'Imana nizo mbaraga zayo, kandi dushwa mu mvugo y'Imana ubwayo. Uvuga ngo imisozi n'ibituri imbere cyo kibazo, igikomeye n'Imana yavuga ngo amavuta akandagira amateka. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo twenda gusoza mukozi w'Imana, ntacyo genda ndibaza ku magambo nk'atatu. Abantu benshi bararemereye mu mutima ndetse baranagowe, ariko ikifata imbaraga n'iki? Ntabwo bari kwiringira imbaraga z'Imana, baratsikamiwe, amateka ari kubongorera, imvugo ziri kubongorera, hace harabongorera, yaca ati ntukore ku nyanya niwaziri wanyu mwaziryaga, yakwambara tiberwa ari kumenye kurwanya bora abapfumu, yashyira mu rukweto ati urwambara ari kuzi neza ko umugabo ari buguhonde. Mbega amajwi y'amateka arimo araganiriza abantu. Ni ikihe kintu ushingiye kugira ngo tubwiye na bagira inama mu minota nk'ibiri? Inama ya mbere,
hari abantu baganizwa n'amateka urabyemera amateka aravuga mu buryo bukomeye cyane ariko uzi ko avuga kurusha radiyo amateka gusanga muri dushe uri wenyine isabune ikaba kujya mu maso ntukarabe neza amateka gusanga muri etaje ugapanga kujya kwiyahura yego amateka aravuga amateka aragusakuriza akakwereka ukuntu nta mahirwe uzigera ugira uzi kuyora amazi wagera hejuru cyangwa ugafungura amazi ntuyafunga kubera amateka ukabyibagirwa uzi ko amateka gutegesha imodoka ukarenga wagomba kugera cyane amateka ariko tubonye ko Esteri nawe urumva ko yumvaga bidashoboka yumvaga bidakunda ariko hari umugabo ufite amakuru Morodekayi kandi buri Morodekayi ushanye umwuka we tumenyera ibintu yari yamuhaye amakuru yamenye yo mu gikara kamenya mbayo Imana ishimwe nubwo nta mahirwe nguha ariko ibanga rihari abo mugiye gupiganirwa umwanya umva iryo banga bose nta n'umwe wizeye Imana itanga amahirwe kuko amahirwe yacu nabi mu kiganza cy'Imana aho ayaba ni mu mavuta mu kwisiga mu kwisiga kwitera amarangi mu kwitiza amaboko y'abantu no gushaka bakora mu kwizera imbaraga z'abantu no kwisiga amavuta menshi ngo wase neza wase neza ariko kumbi hari impumuro mu ijuru hari impumuro iva ku Mana haleluya ngaho humuriza abantu mu minota umwe maze dusenge dutaha ndagira ngo mpumurize abantu bankurikiranye banyumve bacecekeshe amajwi y'amateka yego babwiye ngo amateka ni muceceke twamaze gusobanukirwa yuko amavuta atsindagira agakandagira imbaraga z'amateka yego icyambere masaba nibagire kwizera Imana haleluya nibizera Imana kabiri bayumvire gatatu bubaka ubusabane hagati y'Imana nabo urakoze cyane igitangaza kirabaye urakoze Imana iguhe umugisha nanjye reka mbongereho ibindi bitatu icyambere no kwimenya kabiri no kumenya aho ukwiye gusanga kugira ngo agusengere gatatu no mu cyo witwaza ugiye kwikuza amateka ndire kugenda imbokoboko ndabyumva no kwimenya abantu benshi ntabwo biyizereka ntabwo abantu benshi biyizi kibaza amateka barwana nayo cyambere no kwimenya kabiri no kumenya aho gukora amateka hatundi kiri kwitwaza ngo amateka aveho Imana igumishaho turagushimiye mukozi w'Imana nagira ngo bakorekezeho kamera turasezera uvuga ubwire nimero ko turaragukunda n'ubwa mbejeho koresha nimero babwire bazaguhamagare uri umuhanuzi ufite imbaraga z'Imana ndabizi kandi unasuhuza na wa mushuti wacu wepfiye ngiyo nawe ko ndamubwira ngo kiganiro murakoze cyane ndabanza nsuhuze Graferi Vedaste na Kimana yego ndabizi nawe aragikurikirana mu kanya Imana imuha umugisha kandi ikomeze kumwagura imago imutsindire ababisha n'imutera byose mu izina rya Yesu amen nimero yanjye nkoresha nyineba kuri WhatsApp ira nimero imwe MTN ni 07 8 5 41 5 05 niyo nimero nkoresha hanyuma bifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu murakoze cyane Imana iguhe umugisha ngo dusengere Imana dusoze eka ndumva ngiye gusenga kandi ngiye kugusabira kugira ngo Imana itsindagire itsikamire ikureho ikintu cyose cyakubuza kwinjira mu mahirwe data mu izina rya Yesu mubasha duhabwa n'Imana mu ijambo n'isezerano ryawe uri Imana ivuga bikaba uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga ntawakuvuga ngo akurangize ariko mu maboko ya nikoresha fati yavuze ngo ari mubasha n'imbaraga bitatuma hari umuntu bakitambika ibire ngo avuguruze umugambi wawe kuko niko yo yavuze ngo nzi yuko ushobora byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe Salomo yanditse aravuga ngo nta bwenge nta buhanga nta n'inama byabasha ku ordinance for kandi kurwanya Uwiteka uri Imana igiyoreza ijambo ryawe ibintu bikaremwa sengeye umuntu wese uzumvira ijambo sengeye umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro akacyumva kandi akizera ndamusengeye mu izina rya Yesu ndamwaturaho imbaraga z'amavuta zitsinda amateka ndamwaturaho uyu mwaka utararangira mu izina rya Yesu abone igitangaza kirenze kimwereka ko amavuta y'Imana tsikamira amateka akinjira mu gitangaza gishya urakoze kuko ubikoze kubw'izina ryiza rya Yesu
amen.